Suza mwebwe mukurikirana Dam TV ku munsi weho wakoze subscribe kuri Dam TV turagushuje cyane jump ubu ngubu tubafitiye umutumirwa cyangwa se twasuye umugabo ugiye kutwibwira cyane no munyabigwi muri Rwanda no munyabigwi muri East Africa uyu niwe mugiye kwibonera situzi ngakora iki gusa no muhanzi situzi ngahanga ibiki guso ari muri iyo tapi y'ubuhanzi reka tumwegere reka tuganire nawe reka bibwire reka babwire wigwibye cyangwa se abibwire dore kuri iki gihe nta muntu ukivuga umuntu baramuvuga reka tumuhe microphone ya Dam TV atwibwire welcome my big boy yola papa wanje ngo bimeze gute sawa kabisa ndabona wanyinjiriye byahata mba mubeye gitobo papa ubu nyinjiriye nawe futa nangubitiye call man ngo bimeze gute se bro sha imeze fresh papa kabisa wari unyinjiriye ubu nanje no kuvuga ngo gahunda kubona bimeze ni iki dore n'izuba ni iki ryarasaze ako nyine gahunda ni yayo ibwire abantu bakurikirana Dam TV cyangwa se bwibwira abakunzi bawe batari baguherutse wabagaye uri mu biki muri iyi minsi man bikorwa byo mugiye kubibona nari ncicitse cyane bamwe ngo narazimye ariko nagarutse nk'uko munzi ni Tiger Kabone ubyina Bone Dance Bone Drekas ufata ngira ngo urabizi turi kubwira bari abantu bakurikiye Dam TV banakora subscribe binjirira na channel yanjye African The King Jazz bakora subscribe like comment ibintu byinshi cyane The dancer nkuko wabibabwiye ndi umuhanzi mbyina Bone Drekas boro zo kuvunika ngo zikanga abantu bajye bavuga ngo tujye kuzima ariko nta kuzima tujya mwana biraza nta kuzima tujya kabisa bamwe bazi ko ujye kuzimu hano cyane cyane bakunze kwita ku gisi niho uvuka bamwe dusigaye twumva bavuga ati usigaye ujye kuzimu hari ngamazimu usigaye ukorana nayo ngo usigaye ngupfu kazuka cyangwa se ukavunika ukongera ukisubizamo ukuboko bigenda bite tubwire cyangwa kubwire abakunzi ba Dam TV cyangwa se abakunzi bawe muri rusange ntabwo tujye kuzimu turavunika ibyo byo n'ukuri kabisa turavunika ntitujye kuzimu ako mwitozo nawe urayibona niba mvunitse igufwa byahatari kumva mfasha mu kubita akantu gato hari umuntu uvuga ngo ujye kuzimu uri kumva nk'ubu ngubu ibyo se bibaho ibi bibaho kabisa nibyo nanjye mbamubwira uri umuntu turi abantu byahatari uyu ni umwitozo twakoze ni umwihariko dance yanjye ni umwihariko kabisa uri kumva rero abantu bavuga ngo tujye kuzimu nta kuzimu tujya uri kumva ibi ni ibintu nkuko hari abaraperi nazi n'iki hari abantu bari aho kabisa bakubita ibyo bintu natwe tutazi baravuga ngo kugira ngo ukubite izi dance cyangwa uvunike cyangwa wihindura urupfu bajya bavuga ngo abantu cyane cyane babikora banyweye ibiyobyabwenge kugira ngo ukore ibi bintu banyweye ibihe biyobyabwenge ibiyobyabwenge tunywa n'amazi yo muri raporo nta biyobyabwenge bisaba n'amazi kugira ngo igihaha kibashe kumera neza ibi ni akamenyero nawe wabikora no ukurikiye Dam TV wabikora bikumva gusa icyo usabwa kugira ngo uzabone n'ibindi birenze kora subscribe winjirira na channel yanjye bayita African The King Jazz ukurikirana Dam TV bakugezaho ibintu byahatari siko natwe tuzi ibi ntago ari ibintu birenze niba ubibona ko birenze birarenze byahatari wowe bikurikirane udukubita subscribe tubashe kumenyekana n'ikidoro bunarengeriye none se iyo ugiye nko mu kabari cyangwa usohotse cyangwa winjira abagengo bawe cyangwa se abantu mukunda gukorana izi bone cyangwa izi calligraphy niki wabwira abantu cyangwa se niki biteze cyangwa se nakahe gashya tubwire cyangwa dusangize muri rusange agashya gahari nuko noneho nabazaniye choreography za dance choreography za hatari hari niyo ngiye kukwereka mu kanya ubu choreography ya dance ibumirwe abakunzi bankurikira bahumure dore ngo narazimye neko naje mbazaniye ibindi nari ncicitse cyane ngo mbanze ngira icyo mbahahira hariya hepfo bakubunashe sufata ubunaje ngo mbereke abakunzi banje abahanzi nkorera mu ngoma niki nibatuze nagarutse barambuze gusa icyo nababwira cyo ndahari kabisa ubu ndaje niki wabwira mama wawe cyangwa se niki wamubwira bamwe bajya bavuga ati yumva bavuga ati umuhungu wawe agiye kuzimu niki wabwira mama wawe kugira ngo ajye yumva abo bantu areke kubita avuga ati uriya mwana ni impano ntago ari ukugiye kuzimu mbese muri make muri rusange tubwire muri make nyine cyane cyane iyo mama arabizi
arabizi kabisa zikari impano ibi ni ibintu twavunikiye shume yanjye Mary nawe arabizi niki rukumva Mary rero abo yumva ngo tugikuzimu bavuga bajujuta niki aravuga ati umuhungu wanjye afite impano mu mwihorera ibyo akora arabizi sufata se niki wabwira ku bantu bajya bavuga ati ufite tayi nk'iya P-Fla cyangwa se usa nka P-Fla muri rusange weho hari abantu bakwibeshyaho cyane cyane kubera izo size zanyu baba bavuga ati mu biyobyabwenge byinshi bwira abakurikiranye Dam TV wabwire impamvu bakwita P-Fla cyangwa se bakwita Carbon impamvu bayita P-Fla no kubera amaslenge n'ukuntu iyi size barayituziza ngo tumu biyobyabwenge nta biyobyabwenge tuma papa wanjye P-Fla hari no umusaza ibyo bamubeshyira turabizi nubwo nawe gutya agira gutya akazima tukamubura ariko turamwemera nubwo batuvuga ngo dusa nawe ako ntabwo bikaze nta biyobyabwenge dufata nta kidukora twe turi abantu buntu gutya udukurikiye hari ibiyobyabwenge udamu biyobyabwenge dukurikiye ukameze natwe ubwo niko tumeze tugiye kugaruka ku bantu mukorana ukorana na bande se cyangwa se ukora bone bwa mbere ninde wayikwigishije tubwire ukora bone ninde wayikwigishije tubwire umuntu wanyigishije bone ngiye bwa mbere nari ndi mu rugo ndiba zira challenge za state urikumva mbonamo umupeta uvunika ndavuga ati se gute ngibi nabikora urikumva bwa mbere nabikoreye mu muryango ndanavunika bya hatari ndabikora ndavunika ariko ndapoesha ma ndihiringa ku wa mbere ku cyumweru rafiki njyayo mezo njyayo basaza turakubita ingoma ntangira kuzijyamo mbona ni fresh bya hatari ndavuga ati style no kuyikomeza kabisa niko byagiye biza n'umwitozo guhozaho buragohozaho ni style ya danje no guhozaho birarenze kabisa sinzi uko nabivuga kabisa natwe kubituba dukora hari igihe ukora ikintu kumirwa bavuga ati subo ningeyo kabisa niki none se nabahe bahanze muri Rwanda harimo abakobwa beza hari aba miss hari abakobwa hari abahanzi kazi nabahe bahanzi kazi wabona cyangwa se wifuza kubona amaso ku maso cyangwa se mukaganira mukamwaciringa cyangwa se ukabamubyinira bone mu ndirimbo ye tubwire umuhanzi ntawe nifuza kabisa urwego ndiho kukwifuza no kuzabyinira Maria mu ngoma Maria nyina wa Yesu uramubona umunsi yakoze ingoma niwe nzabyinira kuko rura mu niwe nifuza kubona abo ngabo wumva ngo nabahanzi bo mu Rwanda twarakoranye ukumva nubwo tudashaka kubavuga amazina twarakoranye ibintu byinshi bya hatari ukumva ngo Maria nicyo kuri rwo rwego ngezeho Maria ubona wo mu ijuru nyina wa Yesu abo muri Israel sufata ncyatuzaterera mu kigoma none se uratubwiye ati ushaka kuzabyina mu ndirimbo ya nyina wa Yesu cyangwa se bamwe bavuga ngo ni nyina wa Yesu niki cyangwa se urumva uzajya imbere ya nyina wa Yesu ukavunika izo bone zawe zimeze nk'izurupfu wewe tubwire neza muri rusange ukuntu uzatinga muse abandi bazamujya imbere bamupfukamira bavuga ati mubyeyi ako wowe uzagenda umuvunika imbere we iyo shusho uri kubona izabigaragara ite imbere y'abazaba bareba iyo ndirimbo ya nyina wa Yesu iyo ndirimbo ya nyina wa Yesu urumva ko nabizabirenze shumira azavuga ati se noneho uko mumfukamiye babandi nabo bari bite mubwira ati ndi hano Mary we ukomba ahita ambwira ati nganyereke ibyo nzaniye bite mvunika ahita yifata mu maso ati mbega umwana wo mu kinyejana ariko azavuga ati babana wo mu kinyejana ari n'ibintu batubikiye tutaze se ndukora ntibari bamubore niba mubore itavuga ati umuryango bayifungure hakurya ya mu ijuru bite we kabisa tuvugane turangije uwo muziki zaba turi muri shoot cyegeye umupapa aratubwiye ati ikintu kizatuma ajya mu ijoro nuko azavunika cyangwa se azabyinira imbere ya nyina wa Yesu akamubyinira bone nyina wa Yesu akabona imbaraga yashizemo yiga bone cyangwa se ukuntu yabigenje yiga bone akavuga ati wataye imbaraga muhungu wanje uri umwana wanje wataye imbaraga nyinshi dore reka mbwire abamarayika cyangwa se mbwire undi muntu wese uri ku muryango gufungurira ijoro wigire mu ijoro uzamuke nta ndaro kubera bone yawe ngiyi bone zamugeza kure kandi iyi bone igomba kuzamujyana mu ijoro kabone wacu reka tumubwire atubaze cyangwa se abaza abantu ni ikihe kibazo yabaza uzatera comment kuri Dam TV ni ikihe kintu agiye kukubaza uzasubiza muri aka kanya ubwo ngubwo tumubajije wowe uzareba iyi video no kuvuga ngo abantu bazareba iyi video kintu bazabanza gukora bagifungura bazabanza bakore subscribe ukumva bashyireho comment bahite birukanyina no kuyindi channel bita African The Kingers n'ibikorwa byanjye biri bakora n'izindi subscribe nyinshi cyane utabara gusa nyine icyo gihe
banabuze icyo mbabwira kubera ibintu projet nyinshi mbafitiye shumi turabakunda bya danje turashaka kubashwanyaguza ari ibintu byinshi tubazaniye muri kibo babyinnyi bababeshya babereka ibintu bidashinga ubutwaje ibintu byinshi byahatari gusa mwe ntimujye kure kabisa muhame hamwe tubatwika ikintu nababwira rero muri comment muzashyiremo bashakire n'izindi video uyu musirikare dore abanyingiriye no nazazi yaneguje no nabaye n'izindi video comment ibintu byinshi mana zabaha dore wabasha kunyingirira kabisa reka tugaruke ku kintu kiri kuvugwa hano muri uyu muziki w'u Rwanda hari kuvugwamo ikintu kimwe cyo kuba mu giti cyangwa se cyo gutanga amafaranga kugira ngo abahanzi cyangwa se bakoresha ababyinnyi mu ndirimbo bikaba bisaba ko ababyinnyi bazibyiniramo ubuntu batarishyuye kandi umuhanzi we azinjiza muri rusange reka tumubaze ko we ukuntu abyumva wowe byumva gute ibyo bibaho umubyinnyi uragenda ugakora mu ngoma yo mu Jamaica kurengeza apeti ukoreye hiti kumva ukoreye hiti baba bahanzi bari hejuru bavuga ati kugaragara mu ngoma yanjye se ukoreye hiti ibyo nta kamaro shoboye bo bavunitse washingira urwego ngezeho nagaruka guhangana n'abari abasirikare babwira ati musaba we nta kumusaba nawe yampamagaye abazi ikintu amamagariye ntago ari wa mwanda wo kugenda mubwira gusa mubwira iki niba amamagaye ateze no mu ngoma agomba kukwishyura kuko nawe ukoze abazinjiza amafaranga menshi shumi yanjye nawe ugomba gukora ibintu byawe abajama benshi baragenda bagakubitiramo ubuntu kubera iyo hit ariko iyo hit nta kamaro hit nta bicira imana murakoze cyane uyu musore wacu twari turi kumwe reka tumusezere reka tuvuga ko tuzasubira ikindi gihe musore wacu wakoze kuba wemeye ko tuvugana papa cyane wakoze cyane turagushimiye nzajya nkwinjira naguteguje papa gituma iremewe oya nabya gituma man uzanyinjirira waneguje kabisa inkubitire neza ku gafone kukarezo sawa mwebwe mwari mukurikiranye Dam TV turabashimiye turabakunda cyane nawe utari wakora subscribe kuri Dam TV turagushimiye ciao